Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza bitewe n'aho muherereye nk'uko mubimenyereye ni kuri DGTV show ni wa mukunzi wanyu agarutse. Mwakibaza ngo ngarukanye iki guys, ngarukanye ibintu byiza cyane ku buryo muraza kuvuga ngo wa. Tumaze iminsi turi kwigisha mu kwiyitaho ku bijyanye n'amavuta, ku bijyanye no kugira uruhu rwiza, ukuntu wagira umubiri mwiza kandi utohagiye umeze neza. Guys rero naberetse amavuta mbereka ibintu byose, nimubona ndi kujya ndeba hasi ndi kujya nera akajisha ahantu nabishyize kugira ngo twongere byibuke tubirebeho. Uyu munsi rero navuze ngo naberetse amavuta mbereka ibintu byose, murabona noneho no kurangura naranguye muribaza ikisi kunzi wanya aba yaranguye. Reka dukuremo iringiri, dore iringiri niryo turi kwisiga niryo rishize. Noneho dusigarane aya ngaya tumaze iminsi twerekana mu buryo twayakoresha. Aya mavuta ndizera ko yabaye meza cyane, abantu benshi bari kumbwira ngo ni meza cyane. Aya mavuta avuga ko byibura ushobora gucya mu minsi 10, ariko baba babeshya ngo minsi 10 ngo ubaye ngo umuzungu. Hoya, aho ngewe ngomba kukubwiza ukuri, niyemeje kujya mbabwiza ukuri. Aya mavuta agenda akesha buhoro buhoro, babyerekana hano kuri aka kantu k'akarongo ngo akesha mu minsi 10 nyine, ngo agenda gukunguvuye ahangaha ngugeza ngugeza ngo ubaye umweru. Gusa ibyo bintu birashoboka? Ntago ibyo bishoboka, baba batubeshya. Ubundi bakavuga ngo ni iminsi 10, ngo ni muri 10 days ngo ba ukeye. Ni White Express koko, ni amavuta ushatse wakisiga umubiri wose, ariko biterwa nuko ubitekereza nuko wabigenza. Ndizera ko nayavuzeho rero nta byinshi ngomba kugaruka nyavugaho, ahubwo reka ducunguze uburyo umwete. Nababwiye ko nta mpamvu nimwe yo kubatindira. Uyu munsi nubwo ndambije hasi, nicaye hasi kugira ngo ibyo mvuga byumvikane. Rero aya mavuta nanjye nayakoreshaga gutya, nogaga isabune isanzwe, ariko uyu munsi wa none nshaka kubereka isabune yayo. Nanjye narayiguze kugira ngo, barambwiye ngo ikesha uruhu kandi ikoze muri carrot 100%, niko bavuze. Ni shower cream, dore ngiyi ni shower nziza, niyo koga, ni isabune yo koga umubiri wose. Nanjye ndi kuyogaho, navuze rero ni kukina takereka abakunzi banjye. Ubwo rero navuze reka mbereke ibindi tugiye gukomezanya n'aya mavuta yacu yose tubihuje, kugira ngo muzarebe ubwiza bwabyo. Mwihangane, hari icyana kindangaje ni igikobwa cyanjye kindangaje kiri hirya yanjye. Ndavuga rero ngomba kubibereka byose ukuntu twabikoreshereza hamwe. Ibi bintu ni ibintu byiza cyane rwose, ntago uzatukura, ntago uzaba umuzungu, uzaba chocolate rwa ruhu rwiza. Nibyo ndi kukubwira, ntago uhita utukura nyine ngo ubone ngo uhise uba umuzungu. No, uba nyine ukuntu kujya kuba nk'imibiri yombi, ntago uba inzobe cyane. Ubwo rero naberetse iyi shower, mwayibonye, niyo twongeyeho kuri ya mavuta twajyaga dukoresha umubiri wose White Express yacu. Noneho mbakubitiraho akandi kantu keza. Nanjye nari mfite utuntu tw'utubara hano, akamuri kubona ni agasununu, sinzi niba muri kukabona. Ni agasununu nsanzwe mfite, niba ari agasununu niba ari akaregeye byashoboka, nsanzwe mfite ku ruhu. Rero navuze ngo ngomba kujya mbereka icyo ngiye gukoresha cyose, nubwo ndi mwigerageza, ariko nzi neza ko aya mavuta yambere meza. Nibaza ibintu byayo byose ari byiza. Isenti rero ntago nashatse gukoresha isenti kuko nshobora guhita mba umuzungu, kandi simbikunda, mba nshaka kuba imibiri yombi byiburi uyu muntu ukeye. Nayisenzana rero aka kantu, ariko agaseramu. Iyi seramu rero iyo bakubwira berekana before na after, berekana utangira no mu kurangiza uko byagiye bigenda. Berekana umuntu ufite utuntu tw'utudomo tw'umukara. Rero n'ukuntu nabonye ushobora kuyikoresha, ushobora kugenda ufata ahantu ufite utuntu tw'umukara, ukajya ukoraho, ukagenda usigaho umasamasaho ahantu h'utuntu tw'umukara. Udashatse kuyikoresha gutyo nanone, ndibaza ngewe ibintu nabonye nshobora gukunda, ushaka kuyikoresha neza bikagufasha bikagenda neza. Nabonye wayikoresha mu gufata ya mavuta yawe ukagasukamo ukakavanga. Uzi uko nta mabara y'umukarakara ugiye ufite ku ruhu, ushobora kugafata ugahita ukavanga. Ibyo bishobora kuba byiza kurushaho, niko ndi kwibaza. Ubwo rero navuze ngo ndakabereka, nako ugakunze wagakoresha. Ngo ni light skin, bari kuvuga ko gakesha uruhu nyine, ngo rukaba light skin nyine, ruri kubriya nyine, uri gusa neza. ubwo rero wagafata ukakavanga muri ya mavuta navuze reka mbereke uzabishobora
yagakoresha kagura amadolari 25. Mwarambwiye ngo simvuga ibiciro, sorry mumbabarire cyane, ariko amavuta nyitangira narababwiye koko mu icupa rindi risanzwe hariho n'igiciro, koko nari nayaguze muri boutique ahantu, nari nayaguze amadolari 25, ngaka kariho n'agapapuro karacyariho sindagakuraho, nari nakaguze amadolari 25, iri cupa niko rigura. Ubwo rero online, ahubwo online nabonyeho bihenze, ubiguze online bigura amadolari 30, ariko ubwo simbizi, byaterwa naho uherereye nawe wagerageza. Ni White Express ndi kuvuga. Ubwo uribaza agasera 25 n'amavuta 25 wabiguze muri boutique, ariko serum nayiguze online ho ni 25. Ubwo rero iki ngiki cyo iki gishawa cyo kirahenze guys, narayikunkumuje bye umbwiye ikintu cyose gishobora gutuma nsa neza ndagikora. Narayikunkumuje amadolari 50 nyine nariziritse ndayatanga, na amadolari 50, ariko nacyo ni kinini cyane, ntago ari ikintu nyine ngewe najya nyoga buri munsi, ariko ntago mba nshaka gucya cyane. Mfite indi sabune, ahubwo agasabune keza cyane ndashaka kuza kubakorera video yako ushobora gukaraba cyagiye ufite ahantu nk'ikirori karagukesha. Naratinye kugakoresha ahantu hose umubiri buri gihe ngewe uraninya ibintu binyesha cyane, mita no kurankaba umweru, mba nshaka ibintu bigenda buhoro buhoro ku buryo uruhu ubona ruri medium rusa neza kandi rutagize. Ako gasabune rero nako nzabereka, uzagakenera. Hari n'abandi bagiye bakerekana ku ma YouTube yabo, ariko nzakwereka ku giti cyanjye kugira ngo mubimenye. Iyi shawa rero igura amadolari 50 nibyo nababwiraga. Ubwo rero uri kumva mukobwa ushaka gusa neza wifite ku ikofi, karibu cyane. Narababwiye ngo ntacyo natazabazanira, buri kimwe cyose nzajya mbereka. Ibyo nongeye kuri ya mavuta rero ni iyi shawa na serum, nibyo ndi kongeraho kugira ngo nanjye nari maze iminsi mfite utuntu tw'umukara hose gutya, nitwo narindi kurwana narwo two nkuraho, twari utuntu tw'uduheri. Muratuze hari ukuntu umuntu yagiye kujya muri regere hari uduheri tw'umutuza, noneho hakaba yagiye gahita kaba umukara, bikaba ngombwa rero kugahanagura. Ubwo rero ndavuga ngo reka ngure kano gaseramu nge ngakoresha. Ni shawa niyo gukaraba, ntago najya nyikaraba buri munsi, nzanyikaraba rimwe na rimwe kubera ko ngiye nkunda kujya muri siporo muri gym, mba mfite isabune nogerayo, noneho iyi ngiyi nzanyikoresha igihe nakarabiye hano mu rugo. Murabyumva nyine ni mu ma weekend, mu minsi natakoze ni nk'iminsi 3 mbikoresha, nanabigira nyine nanasevinga kugira ngo byo gushira vuba. Ubwo rero mwebwe mwebwe muri kumva mushaka kwiyitaho, mugane kuri Dorcas, kandi nukuri ureba ino video ukora subscribe please, unasharinga ku bandi bantu kugira ngo ibintu byacu bikundwe. Nanjye nibwo nzagenda ndushaho kugira umwete wo gukora cyane, kubera ko muzaba mundi hafi. Ubwo rero abantu tubanye neza muri no minsi rwose, nabemereye kuzakora ikindi kintu nari nibagiwe. Nabemereye kuzakora inamba yo kujya tuganiriraho, niba nzakora group ukuntu twajya duhuriramo, ariko ku yindi nomero. Ntago nafata nomero isanzwe yo mu rugo ngo nyihuze n'ibi ngibi tuba turi gukora. Ibi ni ibintu tuba tugomba gushyiraho umwete tukabyitabira ku gihe, kugira ngo mbasha kubasubiza byihuse. Navuze ko nzabakorera, nzafata nimero yanyu nzayishyiraho mu ma video ari imbere, muzabona nabahaye nimero. Ndizera ko bizabafasha kugira tujye tuganira, mbashe kukuganiriza uko wakiyitaho. Ariko mwibuke ko mba mfite akazi, nago ukunyandikiye najya mpita mbona umwanya wo kugusubiza, ariko nzajya ngerageza. Ubwo rero wowe tubanye kuri iyi video y'ibi bikoresho byacu, mbabarira wiyiteho, uhereze mugenzi wawe nkuko nanjye ndi kugenda mbigenza, ariko ukoresha. Rero naberetse buri kimwe cyose. Ubwo ndibaza amavuta na serum na shawa n'isabune yo gukaraba, ngibi nibyo nashatse kubereka uko ari bitatu tugomba gukoresha kuri ya mavuta yacu kugira ngo duse neza. I love you, ndabakunda cyane. Mukomeze musharinge video yacu zigere hirya no hino kugira ngo abantu bakomeze gukurikirana ibyo dukora buri kimwe cyose. Nababwiye ko icyo nkoresha nzajya mbereka abakunzi banjye, ntago nzababurira umwanya, byibura buri munsi nagashya, kandi buri byose ndabinginze mujye mubireba, yaba umusatsi yaba ibiki. Umuntu uri gukora naturel rero karibu tujyane. Sasa ndumva ari byo byihutirwa. Bye, I love you, haryoha ururayi.